nitwa Reverend Kubwa Charles, tugiye kuganira ku bwiza bw'Imana. Ubwiza bw'Imana ni reka turebe mirongo 2 bitwereka Abaroma igice cya 3:23, kuko bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Uyu ni Paulo wabwiraga Abaroma. Ezekiel igice cya 8:4 hari amagambo meza, nuko mbona ubwiza bw'Imana ya Isirayeli buhari nk'uko nari narabwerekewe mu gisiza. Nuko ngo Imana yari yaramweretse ubwiza bw'Imana. Ubwiza bw'Imana bivuze icubahiro cyayo. Imana ifite icubahiro cyayo, ukwera kwayo, tiguhenuka abantu n'imico yayo myiza igaragarira abantu bose. Imana ivubira ababi n'abeza. Muri Bibiliya byerekana ubwiza bwayo, bwerekana imbaraga zayo n'uburyo ibana n'abayo. Ibyo wamenya ku bwiza bw'Imana, ubwiza bw'Imana si ibintu bisanzwe, n'ukwera kwayo no kugira neza kwayo kugaragarira abantu bayo bose. Mu isezerano rya kera bwagaragaye mu gicu cyangwa mu nkingi y'umuriro ku buturo bwera muri Kuva igice cya 40:35. Guhinduka kw'abantu, Imana yagiye ihindura abantu kugira ngo bababera, nubwo bamwe bagiye bananirana ariko Imana yagiye ibikora. Twese dukeneye kubona no kumurikirwa n'ubwo bwiza kugira ngo ubuzima bwacu buhinduke. Abaroma igice cya 3:23, kuko bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Imana ishaka duhinduka kugira ngo tube beza. Igice giheruka cyo mu gitabo cya Kuva cya 40 cya nyuma gisobanura ibyo kwegurirwa Imana ku buturo bwera ndetse n'impano y'amategeko 10 y'Imana. Kwegurirwa Imana ku buturo bwera cyari igikorwa gikomeye cyane ku musozi Sinayi. Icubahiro cy'Imana cyarigaragaje n'ukwera kwayo, imico yayo irigaragaza ndetse n'ubwiza bwayo burigaragaza, ariko kugira neza kwayo, kuko Imana yarigaragaje ahantu yiyereka Mose. Ubwiza bwayo bwuzuye ubuturo bwera maze bugaragara nk'igicu. Ubwiza bw'Imana bwagaragariraga muri Shekina. Igitabo cya Kuva gisoza gishimangira ubwiza bw'Imana bwayoboye mu gicu cyo ku munsi w'Uwiteka ndetse no mu nkingi y'umuriro ya nijoro, mu buryo bwumvikana kandi bufite imbaraga nyinshi. Abaheburayo ntabwo bagombaga kubona gusa ukuri kwerekanye n'Imana, ahubwo bagombaga no kubona n'ubwiza bwayo buhari hafi kandi bubana nabo ubwabo. Imana yari bayoboye. Imana yajanye nabo bava muri Egiputa baja mu gihugu cy'isezerano. Mose yashinze ubuturo bwera ku munsi wa mbere w'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2 muri Kuva igice cya 40:2-17. Nanone kandi yejeje ibintu byose harimo na Aroni ndetse n'abahungu be kugira ngo babe abatambyi, akoresheje amavuta yo kubasiga. Yarakomeje agera ahera cyane, ahera ndetse no mu rugo agenda ahegurira Uwiteka, agenda ashima imbaraga z'Imana. Muri iki gikorwa yafunguye ku mugaragaro imirimo yose yagombaga gukorerwa mu buturo bwera. Soma muri Kubara igice cya 7:1. Igihe cyo kwegurira Imana ubuturo bwera nibwo Mose yashoboye kwinjira ahera cyane, kuko umutambyi mukuru ari we wenyine washoboraga kwinjira ahera cyane mu mwaka ku munsi w'impongano. Wareba igice cya 16:2 muri Bibiliya hari ahantu hatatu hagaragaza kurangira kw'imirimo y'ahera. Ku iherezo ry'icumweru cy'irema, Imana igaragaza kurangira kw'imirimo yayo yo kurema. Imana yari mu bwiza bwayo. Mu Itangiriro 2 igice cya 3 igice cya 2:1-3. Icya kabiri, kurangira kubakwa ku buturo bwera. Bibiliya iragira iti, uku niko Mose yarangije uwo murimo wose muri Kuva igice cya 40:33. Icya gatatu, ayo magambo yakoreshejwe nanone ubwo Salomo yararangije umurimo wo kubaka urusengero. Abami ba mbere igice cya 7:51. Iyi sano iri hagati y'irema ndetse n'ubuturo bwera bwa Isirayeli igaragaza icyerekezo cy'ibizabera mu isanzure igihe Uwiteka azabana n'abacunguwe mu isi nsha muri Yerusalemu nsha, ariyo ihema ry'Imana ryejejwe kandi ritunganijwe.
Ibyahishuwe 21 umurongo wa mbere kugera ku wa 4 havuga ngo mbona ijuru risha n'isi sha, kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari bishize, n'inyanja yari itakiriho. Mbona ururembo rwera Yerusalemu sha rumanuka ruva mu ijuru ku Mana, rwitegure nk'uko umugeni arimbishirizwa umugabo we. Numva ijwi rirenga rivuga kuri ya ntebe riti, dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu, kandi izaturana nabo bazaba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izabana nabo ibihe byose. Kuzuzwa ubwiza bw'Imana mu buturo bwera muri Kuva 40:34 byari igikorwa gihanitse cy'ibyabayeho byose, byatangiranye no kuvuka kwa Mose bigakomezanya no gutsindwa kw'ibigirwamana by'Abanyegiputa mu gihe cy'ibyago 10, hamwe no kuva muri Egiputa, gutsindwa kw'ingabo za Egiputa, ndetse no kwigaragaza kw'Imana kwabereye ku musozi wa Sinayi. Imana irera, iratunganye, reka tuyizere. Imana igomba kutweza, Imana igomba kuturwana n'uyu munsi. Uyu mwuka mpumeka nuko ubwiza bw'Imana bundiho, nuko imbaraga z'Imana zindiho. Iyo ubwiza bw'Imana bwakumurikiye, nubwo abanzi bahaguruka, nubwo ibikurwanya byahaguruka, ariko Imana yitwa Imana. Imana irera, iratunganye, Imana ni nziza, Imana irashoboye. Bene data, reka tuyisunge kuko irera. Iyo twisunga irera, kandi nayo irashaka kutweza. Ngo nuko muri Ezekiel 8:4 ngo nuko mbona ubwiza bw'Imana ya Isirayeli buhari, kuko nari narabwerekewe mu gisiza. Nanjye ubwiza bw'Imana narabubonye. Nawe uzumvira ijambo ry'Imana, ubwiza bw'Imana warabubonye. Subiza amaso inyuma urebe ukuntu Imana ikora ibitangaza. Imana yatuvanye mu magana menshi y'abanyabyaha. Imana irahambaye, Imana irakomeye, kandi Imana irarwana igatsinda. Imana yacu irera. Nubwo twakoze ibyantu twashikira ubwiza bwayo, ariko uyu murongo twasomye muri Ezekiel watubwira ngo ubwiza bw'Imana ya Isirayeli burahari, ubwiza bw'Imana yacu burahari. Nubwo ducumura, nubwo tukora ibyaha, ariko iyo yiteguye kutweza no kudutunganya. Ijambo ry'Imana rigufashe, nanjye rimfashe. Imana ishime, kandi Imana ikugire neza. Uzumva ubutumwa kuri YouTube buzagufashe, kandi ubutumwa buzakwereka yuko Imana yacu iri hose, igaragarira hose, ku bazungu, abirabura, twese iratuzi. Imana ibagire neza.